Felicité rya mukuru waramutse wiriwe. Wiriweho. Felicité rya mukuru ninde? Felicité rya mukuru numubona umubyeyi, ni umunyarwandakazi utuye mu Bubiligi warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Abandi umubyeyi w'abana 4, ndafite urugo n'umugabo turera n'abana. Wanditse igitabo Ruraga Afrape Nyundo kivuga ibyashikiye umuryango wawe n'ibibazo byagiye wagumye ufise, n'ibibazo byakurikiye uretse umuryango wawe gusa biraba n'abandi, kuko warokotse muri Jenoside ya 1994 yagiriwe Abatutsi. 1994 warihewe? 1994 nanjye niho nari uri mu Rwanda. Mu Rwanda ku Nyundo. Twari tumaze imyaka mike tuvuye muri Zaire twaragarutse mu Rwanda. Nari muri secondaire, muri 3e secondaire. Ubwo Jenoside yabaye yo muri 1994 twari muri vacances za Pasika. Nari muhira, hanyuma twumva ko indege ya Perezida Habyarimana ngo bayirashe mu gitondo. Twabyumvise jeudi mu gitondo. Tuza guhunga dusubira ahantu twari twarahungiye 2 ans plus tôt. Nuko Jenoside iza kuhadusanga. Umwe mwarahungiye? Twari twarahungiye mu seminari ahantu papa yigishaga, ko papa wanjye yari professeur w'ikilatini, w'ikinyarwanda na musique muri petit séminaire. Hama muri 2000 muri 1992 uko bari bamaze iminsi deja bica Abatutsi mu Rwanda hirya no hino, natwe baradutera ahantu twari dutuye. Ngabo icyo gihe ntibagira uwo bakomeretsa. Mu gitondo tubyutse turahunga, barasahura amazu yose y'Abatutsi y'abarimu bari batuye aho. Noneho duhungira muri petit séminaire aho papa yigishaga. Tuhamara hafi umwaka wose, ibintu byose barasahuye, tugenda tugaruka petit à petit à la vie normale. 1994 rero tumaze kumva deja ko bishobora kongera gusubira, parce que wabonaga ikintu cyose, akantu kose gatoya kari impamvu yo kwica Abatutsi. Dusubira muri refuge yacu ya 1992, niho Jenoside yadusanze. Mwari bangahe mu muryango wanyu? Twari abana 7, hamwe na papa na mama, donc famille yose twari 9 muhira. Ni bangahe barokotse? Ni bangahe bishwe? Barishwe bose muri famille. Nasigaranye na petit frère wanjye umwe, twasigaye turi 2 mu bana 7. Bapfuye bigenze gute? Ubwo nyine ku itariki ya 7 mu gitondo twabonye ko nta kintu gihita mu ibarabara. Ubundi saa 2 za mu gitondo kuko twari dutuye ku ibarabara, wabonaga abantu bajyanye ibintu ku isoko, ariko il n'y avait pas de chat, il n'y avait pas rien qui bougeait. Nuko jewe nabyutse nduwa mbere uwo munsi, nari nashize
ibigudi mu musatsi ya mama ngenda ngiye kubivanamo no kumusokoza ngo ajye ku kazi nsanga ntaraba tayari arambwira ati genda kubyutsa abandi ndagenda mbyutsa bakuru banjye twese turaza jyewe nari uwa kane muri famiye mama aratubwira ngo indege ya perezida bayirashe n'ubwo icyo gihe twahise tugira ubwoba kuko twari tuzi deja ibintu byose akantu kose kabaye barashobora kwica umututsi vraiment tout était prétexte tugira ubwoba turatangira tubibaza turabigira gute bon papa nawe arahaguruka aratubwira ati ok dufate utuntu dutoya turebe ko twasubira mu séminaire à 500 mètres hein, de la maison mama agenda ari uwa mbere ajyana n'abatoya mes deux petites sœurs de 5 et de 11 ans bahita basanga hari barrière juste à 2 pas de la maison bari bashyizeho barrière igiti udashobora gutambuka barrière iriho abasore muri quartier aho ngaho arabasura baramutsa mwaramutse mufungure ndashaka ngiye ku kazi baramubwira bati muganga nta kazi gahari uyu munsi perezida yapfuye mama wawe yari umuganga yego niwe wari responsable wa dispensaire aho ngaho bamwitaga umuganga ariko c'était une infirmière nuko arababwira ati igihe ngiye kuvura abarwayi kandi abarwayi murabizi ko batagira konje apima nyine kuresista bose bahita bazamura imihoro bari bafite baragaruka imuhira hanyuma papa aragenda nawe agenda kuri iyo barrière sinibuka ibintu nta nubwo twumvise ibintu yababwiye kuko hari une clôture y'iwacu twebwe twashobora kunyura iruhande rwa clôture tumva tureba ibyo bariho bavuga ariko tutabyumva neza nuko papa adukorera signe de la main duhita tugenda dusubira mu seminari ubwo bari bafunguye barrière turagenda twirirwayo nimugoroba nko mu masaa 10 n'igice saa 11 twari twiriwe umunsi wose twumva kuri radio RTLM bavuga abantu bapfuye kanaka professeur kanaka padiri mukuru waha byaravuga kuri radio baranabyigambaga cyane ko babamaze za nyenzi umupadiri aza gusaba rero ko twese dushobora kujya muri chapelle ahantu asoma misa nyine yo gutekereza abo bantu bose bari bapfuye umupadiri yari umututsi yari umuhutu umupadiri yari umututsi twa padiri Deo ni n'umupadiri mu bapadiri bangumye ku mutima cyane ko yiganye na papa kuva bakiri bato cyane yiganye petit séminaire grand séminaire hama papa yari umudiakoni avamo ahura na mama et puis ils ont fondé leur famille donc padiri Deo asoma misa ubwo muri iyo misa tujyamo mbere yuko misa irangira umukuru wanje umusaza wanje mukuru Alphonse arahurura arambwira ati viens ngwino ndashaka kubwira ikintu nuko ndamanuka tumanuka à l'étage hasi arambwira ati jyewe ntabwo ndashobora kuguma hano ndabizi ko baraza kutwica ariko ntugire ikintu ubwira mama ubanze ureke ngende voilà ndamusezera mbona aragiye nanjye ndongera nzamuka hejuru kuri etage sanga abantu bose bariho barirukanka sinzi icyabaye sinzi niba habaye iki niba nirukanka njyahe nisanga ndi uwanyuma mu bantu bagomba kwirukanka bagomba kwihisha ubwo mpurira muri couloir na recteur w'iyo petit séminaire afite umupanga mu ntoki ndibwira nti reka mugume iruhande ariko ntandeba ariko ari tout à fait sans expression nanjye ndagenda kwirukanka njya kwihisha muri douche zari au fond du couloir
mpamara quelques minutes ariko iminota yindi numva ntahumeka. Iruhande rwanjye hari umuntu yari umupapa certainement, hari une paire de chaussures ariko ntashobora no kuzamura amaso ngo ndebe niba ari nde. Donc kugira ngo ubabwire ubwoba umuntu yari afite, nta guhumeka, nta kimvuga, sinshobora no kuzamura amaso ngo ndebe umuntu andi iruhande, ariko nari muri douche imwe n'umuntu ahagaze iruhande. Hanyuma mu minota mikeya twumva umuntu ariho arataka muri iyo couloir, hashize nk'akanya twumva baragiye, ariko bavuze induru bavuga ngo turagaruka nimudasohoka aho mwishe turaza kubateramo grenade. Twumva baragiye, dutangira kuva mu makashete zacu petit à petit, nuko dusanga umupadiri wari umaze gusoma misa bamwishe n'undi muri iyo couloir. Ubwo vers ayo masaha babiri barapfuye, turavuga tuti ya refuge yacu naho barahadusanze. Voilà. Ubwo twagiye muri petite chapelle, une pièce twese tugumamo, abana, abagore, abakobwa. Muri iyo petit séminaire hari abapadiri benshi bari batashoboye gutaha dans leur paroisse kuko bari bafite inama chaque fois Pâques na nyuma ya Pasika. Comme hari insécurité yari izwi déjà depuis iriya myaka, gutaha nijoro bari bagumye aho benshi, bari le 6 yarahabasanze batarasubira mu paroisse yabo. Noneho baguma bari hanze n'abaprofesseurs bari bahahungiye, twebwe abana abamama tuguma dans une chapelle. C'est une chapelle utari uzi ko inahari, umuryango wari fausse porte. Tugumaho nko mu masaa moya n'igice hafi saa 2, mama arahaguruka rero araha buri wese ikirahuri cy'amata, ko icyo gihe twari twaramenyeye guhunga, buri wese agatwara utuntu duke afite. Donc c'était un moment yo guha amata kugira ngo buri wese abe yanyoye akantu gato. Mama angezeho rero aravuga ati haguruka jya gushaka umupira wo kwifubika mu biro bya papa, kuko twari tumaze imyaka 2 twarahunze. Twari twarahashize ibintu, twari dufitemo mali irimo imyenda, ukaba dushobora gukenera ikintu. Ansukira amata mu kirahure ayitereka ku meza, arambwira ati urayanywa ugarutse, kuko nari asthmatique cyane. Ndasohoka dans cette pièce, nasohotse ngeze hanze niho igitero cya kabiri cyagarutse. Nyine ndi kuri étage avec quelques groupes, un groupe y'abapadiri bari aho. Babona ngo hari mu mwijima, hari hijimye kabisa, bona itoroshi 1, 2, 3 hasi ziriho ziraza. Abapadiri batangira barabazana, hari mu joro, hari mu gicuku, hafi saa 2 za nijoro. Babona saa 12 buba bwije déjà, saa 2 il faisait nuit noire. Barabazanya ati ninde, bumva niba hari umupadiri yaba ari hasi ari we ufite itoroshi, ariko amatoroshi 2 3 bahita bumva ko ari ikindi gitero kije. Jewe ndabarenga kuri iyo groupe, njya ahantu nari nzi hari grenier, sinajya muri bureau ya papa nari ngiye, njya dans un grenier. Umugore wa oncle wanjye wari secrétaire muri petit séminaire, kenshi yakundaga kwishayo akora atararangiza akazi. Ndagenda n'abapadiri bose barankurikira, twijugunya muri ako kagabaniye, turongera nanone turaceceka, nta uhumeka, nta ugira ati. Twamazemo amasaha igihe kinini, cyo numva napfuye ko bose bari banyegeretse hejuru.
et puis haza kuza tumva ijwi ry'umuntu umupadiri ariko aravuga arimo arahamagara amazina avuga musohoke turaje kubatwara twumvise ko hari ikibazo hano abandi bakavuga bati aratubeshya batubuze barashaka kudutega ariko jewe aho narindi numvaga nashize nta niba ari urupfa rugo ndimo ndapfa sinzi ko nashoboye kwivanamo ndikurura nza gusohoka kize hanze sanga n'umupadiri ari kumwe n'abajandarme bavuye kuri evêché kwa musenyeri bahita bambwira bati vite mugire vuba nta mwanya abajandarme bafite aho rero mpita njya mu biro bya papa siko papa aricaye devant son bureau umuryango nta nubwo wari ufunze ya double tour rien du tout ndamubwira nti papa baje kudutwara barambwira bati ugende ubwire abantu aho bari muri chapelle vite nta kanya dufite nta kintu mufata muze tugende ubwo niho nasubiye hahandi muri ya chapelle nari nsanga bose babishe mama wanjye niwe wari imbere y'umuryango et voilà bose bari hasi ubwo rero batangira baribaza ari mu bikiko atinda c'est quoi paparaza n'abandi professeur bari bihishe hirya nabo bapadiri bose baraza asanga abantu bose bapfuye wa mama n'abana bose baraho bose bari hasi les uns sur les autres iruhande rwa mama hari musaza we wari umuprofesseur aho ngaho mu seminari était prof de français Alfred niwe wenyine mugabo wari muri iyo pièce ariko bari bamuciye amaboko n'amaguru ariko aravuga ugarutse usanga mama yapfuye umusaza we yapfuye bari babatemye bari bapfuye gute bose bari hasi bibuka bari mu kazi narinzi ubona umutwe uraha nawe yari hariya byakubuja mama yari arambaye hasi ariko nkabona ahantu ameze nk'umuntu asinziriye gusa nuko amubonekeza asinziriye ahantu yakomeretse nta na hamwe kuko yari yambaye vraiment comme si yasinziriye papa niwe yabonye ko bamukomerekeje mu mutwe n'ikintu bitaga nta mpongano y'umwanzi bwari ubuhiri uriho imisumari donc on lui avait exposé l'écran ntabwo byabonekaga ko wabonaga ko ameze ahantu ushaka abandi babaga bakomerekeje ku ijosi ubwo mon oncle donc umusaza wa mama yari atarashiramo umwuka aho ku ruhande rero arambona ko ninjiye ko bamutemye aha ambwira ko afite inyota ashaka ikintu cyo kunywa cya kirahure nasize cy'amata cyari hagati y'iyo catastrophe yose ndagifata ndamusukira amata yose arasohoka kuko bari bamwe ariko aravuga
aravuga ngo murebe inyuma ya mama wa Yvette umugore we Yvette ni muzima. Yvette yari ma cousine donc sa fille afite imyaka 4 aravuga ngo murebe inyuma ya mama Yvette ni muzima. Ubwo papa yaguma ansunika ngo numva ibyo avuga ko ashobora kuba ari amagambo ye ya nyuma. Aragenda abuja mama wa Yvette asanga ka Yvette karahari kuzuye amaraso ahantu hose bari bagatemye ukuboko. Umupira winjiye mu buryo ntago yavuye cyane. Yvette tumuvanamo akagahanse kiwe nako nta kintu kari kabaye karahaguruka baratujyana kuri katedrale aho ba gendarme bari batujyanye. Ubwo ni mu ijoro ryo kuwa 4 le 7 kuwa 5 mu gitondo barongera baragaruka. Rero hari abantu benshi twari twuzuye katedrale ya ku Nyundo abo mu seminaire turabasize benshi bapfuye. Turazamutse tugeze kuri katedrale nanone mu gitondo cya vendredi Musenyeri Karibushi avuga misa duhita tujya mu kiliziya. Abaturage barongera baraza baruzura umunsi wose birirwa batera amabuye ibirahuri byose birameneka. Musenyeri Karibushi yari umututsi y'umuhutu. Musenyeri Karibushi nta nubwo bamenye ikintu yari cyo ariko nibaza ko yari umuhutu ariko umuntu wabaye imfura kuva nkabigira umwana kuva kera hose. Baje no kumufata baramutwara bamujyana ahantu ngo yicukurire bamuhambe. Akizwa n'umusirikare mukuru yaje akamuvana ariko yatangiye kwicukurira. Yagumye arwanira ishyaka abatutsi bari bahari nubwo nawe yaragiye kubizira. Ubwo rero kuwa 5 umunsi wose birirwa batera amabuye. Hanyuma papa aza kugira igitekerezo cyo kunani nabuze njyewe hano nihisha shaka kujya hahandi muri za boîte za pénitentiaire nkabona ntibikunda nkabamaho nkajya mu handi. Papa ageze afata ukuboko arambwira ati biro kujyana ahantu. Afata urwego twinjira muri umunara habamo cloche. Tukajya dufata urwego tukurira chaque palier twicara iruhande rwa cloche. Urwego ni iki? Urwego une échelle. Okay. Ingazi mu Kirundi. Ingazi nayo ayishyira ku ruhande ku buryo umuntu ari hasi atashobora kubona si ya quelqu'un. Donc twari twicaye tout autour mbese iruhande rwa clocher. Tugumaho muri aho rero muri clocher donc ndaza kuhihisha iyo minsi nahasigaye. Hanyuma abandi baprofesseur babiri nabo bari bafushije imiryango yabo yose nabo barazamuka barahadusanga. Ubwo aho twabonaga imbere ya kiliziya gusa no ku rundi ruhande rumwe ibindi ntabyo twabonaga. Twamaramo umunsi umwe ibiri sans boire sans manger nta kujya kuri toilette tugumaho. Papa yari yafashe isukari yayishyize mu gapapuro comme ça niyo yavaga de temps en temps akongera akayinyambura kugira ngo ejo nihagira nitongera kwikenera mbe nyifite. Hashize nk'iminsi 3 baza kutumanura. Ubwo aho twabona abapadiri bake baje kubatwara. Twabona ikamyoneti iraje irimo abasirikare. Hari umuturanyi twari duturanye nawe ashatse kwinjiramo bamurasiraho
ukajya kubona ukabona de l'autre côté umuntu bariho baramutema ariko tuvuga tuti abantu wenda bose bari mu kiliziya ibyo twabonye ni bikeya nabari batinye bagasohoka bakicirwa hanze hashize nk'iminsi 3 rero baza kutumanura aho twari mu munara ni bande babamanuye n'abasirikare bari kumwe na prefet ku Gisenyi yaje twumva baravuga ngo stop bakoze none barekeraho nibabwira abantu batahe tukabyumva turi noneho umwe mu basirikare aravuga ngo ngo none hariya hejuru haba harimo abantu bafite wenda intwaro ikiwe narabyumvise nari ngiye kwijugunya hasi deja hanyuma papa baravuga ntabyo babizi bariho baribaza ariko bashobora kuzamuka bakagera hano gute ko eshele twayishize ku ruhande quelques minutes bari bazamutse batuma umusore arazamuka nyine atuguyeho twabaga twihishe ukabona umuntu arazamutse umanuke turamanuka papa bageze hasi babambura ibintu byose bari bafite mu mifuka n'inkongi ngira shock yo kubona ko mu kiliziya abantu bose twabasize nta cyo tibaza abantu bari abajandarume baratubwira bati hariya hepfo hari ibyo muze mufungure ukeneye gufungura dusanga hari grande casserole irimo ibishyimbo amashu n'umuceri bishyushye papa arambwira ati vas-y mange essaie de manger quelque chose ndapima biranga après 3 jours aho baratubwira bati ok ubu nta kibazo mufite turabarinze turashobora gutambuka no baratubwira bati nta kibazo ubwo rero niho turazamutse turagiye tunyuze inyuma mu gikari cyo muri iyo eveshe n'abantu bose bari hasi ugahita wumva ko hashize plusieurs heures byabaye kuko bari hasi bari babishe bose babishe bari hasi jardin yose irimo abari les corps partout muri salle de réfectoire abapadiri imbere yuko bagenda bari bapimye kubarundarunda ahantu ariko njyewe nibuka gutangira kubara ariko no kureba kanaka abari mu bose aho rero ntangira gushaka ubwo nari maze kubona ma petite cousine wari muzima batubana muri petit séminaire muri Yvette sa grande sœur yari muzima atakomeretse wenda mubona ko noneho c'est fini mais mu nkumbi zose ziri aho simbone Yvette tangira gushaka Yvette turamushakisha ngahamagara Yvette turazunguruka tujya mu mapièce ni kubona uwo biciye aha hari umupadiri murumuna wa papa bari bamwiciye imbere y'icyumba cye tukomeza dushakisha hirya no hino ni kubona uko et puis à un moment donné nza kunyura ahantu muri vestiaire y'abapadiri hajya bambarira avant de dire la messe muri sacristia sanga Yvette yihishe inyuma y'ibishura by'abapadiri ubona quelque chose ubona ikintu kiriho kirabuja ikora mbona ni Yvette et ubu noneho bari bamutemye amashwari yose no mu mutwe yari muzima yihanagura amaraso kugira ngo arebe ndamufata mushyira papa aho yari yicaye turicaraho turahindira ubwoba bwashize
turi hagati y'abantu bose bapfuye nitwe dusigaye icyo gihe abo muvukana barihe uretse mukuru wawe yari yagiye abo muvukana abandi barihe hariya mu seminaire aho nyine bishe mama toutes les trois sœurs nabo bari bapfuye nabo donc ujya musaza wanjye wa mbere mukuru we yari yavuze ko adashobora kuguma aho agiye ariko nzamuka subira à l'étage ntazi cyabaye ku bose bari bahunga nyuma twaje kumenya ko yahuye n'icyo gitero ataragira na kure nibo bamwishe ataragira kure undi musaza wanjye nakurikiraga Felix nawe yari yarashoboye kwihisha pendant iminsi mike ariko baza kumwicira ku mukecuru yari yabahishe bamwishe nk'iminsi 3 yakurikiye donc uwarokotse hamwe nanjye nkurikira ntabwo yari muhira yari muri vacances chez ku gashuti kiwe un garçon de 13 ans baje guhungana aza kugera kuri Goma twahuriye kuri Goma nyuma muri mai juin papa nawe aho rero ubwo nasigaranye na papa nabo ba professeur hanyura umusirikare aza kuza yinjira mu kiliziya aho twicaye abona ukuntu umwana ameze nabi papa yari yagiye gutoragura ahantu bari bamenye kinani igicupa kinini cy'ubuki akajya mu gushyiraho ubuki kuri bikomere uwo musirikare abaza papa aravuga ati bishobora kujya kuvuza uwo mwana Rofelina papa yararakaye cyane aramubwira ati nubwo murica ubu noneho muravura ati mwihorere ameze neza aho ari hano tumvaga tegereje ko baza nanone kutwica urumva kubona ivete rimwe kabiri gatatu aho bamusize hose arakomereka ntapfe noneho uwo musirikare aramubwira ati mva rero njyewe iwabo wa mama nabo n'abatutsi bashobora kuba babishe niba hari ikintu ushobora kubafasha nagikora papa ahita agira confiance aramubwira ati ashobora kujyana na sa sœur ati bien sûr ntabwo njyewe ndi muterure nuko nasezeye kuri papa aratujyana muri Orphelina yari aho hafi turagenda turahaguma umusirikare akajyaza de temps en temps kanzanira akabarwa ka papa nanjye nkamubona nkamuha ibyo nanditse amakuru ambwira n'ibyo yamenye byose hanyuma le 1er mai journée internationale de travail kuri radio nyine babona kurangiza bagakora akazi ko bakitaga akazi numva abakobwa bakoraga aho ngaho muri Orphelina mayo baravuga ngo ngo turaza kubona bari abantu basigaye hariya ngo bananiranye uyu munsi akabo kashobotse uwo munsi y'abasirikare ntiyanyuze muri Orphelina twiwe dufite ubwoba tuzi ko hari bube ikintu et puis baza kubatera nyine le 1er mai bagira ngo ni Croix Rouge kuko Croix Rouge yari yahanyuze bababwiye bati mutubana babazanira ngo des couvertures des vivres et tout ariko babasezeranyije ko bazagaruka kubatwara ubwo rero baragiye bamaze kugera ku Gisenyi babivuze préfet na Sengiyumva na Toli bose bakora beaucoup plus vite bahita bajya kubatera le 1er mai kuko icyo gihe babonye imodoka ziza bamwe nabo barasohoka bari bamaze kuba benshi il y avait une centaine barasohoka bazi ko ari yakwahuje igarutse babona batangiye kubarasa grenade tout ça bose bariruka papa arongera arahava
ashobora no kumanuka aragenda agera wari directeur wa usine y'icyayi utwa munyeshuri arakomanga umunyeshuri amukingura ati oya sinashobora kugenda umuntu yafite umugore w'umurusiyakazi nuko papa arahava aragenda baje kubica muri iryo joro kuko uwo directeur yarabakurikije ababwira aho banyuze ngo n'ayo makuru twaje kuyamenya muri za gacaca nyuma muri 2008 uburyo yapfuye naho yaguye. Ku bantu 9 mwari muri mu muryango kuvuga papa wawe mama wawe n'abana 7 mwasigaye muri abana 2 gusa abandi bose barapfa hari abo mwashoboye gushingura uretse papa kubera ko we aho yaguye gacaca nyine imaze kwerekana ko hari imibiri iri ahantu barabafashe babajyana muri memorial ahantu hitwa Kayove mama n'abandi abavuye mu seminari bose icyo gihe burugumesitiri baraje baravuga ngo bafungura fosse septique bajugunyamo hanyuma muri umusarani bakubitamo et puis haza kubaho quand même les demandes insister yuko bavanamo bakabakorera des sépultures dignes babikora muri 2001 cyo nari no mu Bubiligi babubakira un petit mémorial iyo memorial hari akagezi kitwa Sebeya akanyura iwacu iruhande yagize gukiratombo kiruzura irungirira bisenyiwe baragenda barongera barabifata tous les corps n'abasirikare barabibafashamo baragenda babishyira dans des cercueils ku kiliziya kuri cathédrale dutegereje ko bashobora kuduha ahantu hazima byamaze imyaka 6 kiliziya idashaka kubatanga nyuma tuza kubona ahantu dukora memorial bose twagiye tubikora mu cyubahiro muri 2017 muri juin 2017 habaho une cérémonie icyo gihe byaranashimishije cyane kuko nashoboye nanjye kujyayo ntanga n'ubuhamya bw'ibyo byose nabayemo ko aho mu seminari twaharokokiye baharokokiye bose ntabwo turi 3 cyangwa 4 nuko bashyinguye ahantu wewe ukivaho wakomeje wamenye ibyo baho gute wahavuye gute wagumye baho gute orpheline yageze aho baza uko RPF yagendaga ifata ahantu ihagarika jenoside abajenosideri bageze aho bahungira bose ku Gisenyi ariko uko bahunga niko bagendaga bigira inyuma abari bavuye rero ku Nyundo benshi b'Ababiligi Abafaransa bakomeje bavugira iyo orpheline basaba ko bayevacuer kugira ngo abana ntibicwe ntabwo bari abana b'Abatutsi yari orpheline yari isanzwe benshi bari bafite n'ababyeyi bakundi ari amafamiye bakene bafite abana benshi babiri bakabasiga muri orpheline twari twihishemo tutari benshi hari utwana tumwe twagiye batoragura bakatuzanaho hama baza kudesida rero ko orpheline bayevacuer bakayijyana kuri Goma nuko twarokotse tujya kuri Goma orpheline ijya muri lycée Amani Yvette ma cousine aza kuba adopté na famille Flamand yaje kadusanga aho ibona ukuntu ameze nabi baramutwara kumuvuza ubwo nanjye naje guhura
petit frère tuza kuba muri famiye iyo yabaga muri Congo iba famiye yacu ya kabiri famiye d'accueil kugeza igihe tugarukiye mu Rwanda. umuntu ashobora kubaho gute shikiwe n'ibintu nk'ibyo? Ni ikibazo gikomeye kuko njyewe ntabwo nari nzi ko bizashoboka kongera kumva ko ubuzima bushoboka, ariko nagumanye numvaga ari nka responsabilité, mvuga ngomba kuhabera petit frère, ngomba kuhabera Yvette, ngomba kuhabera utundi dukuze dutoya twashoboye kurokoka. Numva ari jyewe nasigaye ndi mukuru muri famiye y'abavukanaga na mama, abavukanaga na papa. Ce qui était dramatique, cyari kigoye cyane nuko ngaruka mu Rwanda nagiye kureba abasigaye iwabo wa papa, abasigaye iwabo wa mama. Papa yari ku Kibuye, n'ahantu imiryango yose yazimye kabisa. Papa, mama, 9 enfants, ntihasigare n'umuntu n'umwe. Papa, mama, 5 enfants, abo n'abavukana na papa. Nta muntu n'umwe papa bavukana ari barindwi. Nta muntu n'umwe yasigaye iwabo uretse jyewe, mon petit frère et un seul cousin yari umushiki wa papa, ariko we nuko yari muri Congo nuko yakize, ariko abari bose nta n'umwe yasigaye. Iwabo wa mama naho pareil, hasigaye bavukana ari 11, hasigara babiri. Grand-père nawe ararokoka ariko aza gupfa nyuma. Habayeho nabanje kugira amatsiko, curiosité yo kubana peut-être abo ntabonye nshobora kubabona nyuma ya jenoside. Nibaza ibintu byinshi, nanone kandi ukabona abantu batashye bagarutse mu Rwanda batazi n'ibyo twabayemo. Ikintu cya mbere njyewe nagize, numvaga njyewe ntabyumva, kandi nguma nk'amasaha 3-4 cyangwa ijoro ryose nkanuye mvuga nti ariko narababonye. Noneho hagira ikibazo, mon petit frère ataramuhira akambwira ati ntabwo bishije, uri sûr, urabizi neza ko wakoze kuri mama ukabona ko atahari? byari bigoye kumva bizagenda gute, tuzabaho gute, tuziga gute, tuzafashanya gute. Ariko umunsi umwe ukira undi ugacya. Njyewe nza kugira imihage yo kwiga. Namara kwiga mu mutwe wanjye sinibazaga ukuntu bizagenda, ariko naravuga nti ngomba gushinga umuryango. Simbizi, ngomba gushinga umuryango, nkongera nkamera nk'iwacu. Icyo gitekerezo kikangumamo nkavuga nti umuryango wose warashize, babikoze babishaka ko tugomba gushira iki ni ikindi kigoye. Ni njyewe nahunze mfite sake yarimo ama-album yose. Abandi bari batwaye umugati, amata, ibiki, isukari. Njyewe najyanye amafoto, njye wapangaga amafoto yose, baratwitse baramara. Kubyo numva ndi investi na un devoir, ntazi ukuntu bizagenda. Njyewe ndavuga nanjye nzakora nk'abantu bose. Abantu bose barabyuka bakajya ku kazi, bakajya ku ishuri, bakabaho. Nanjye nkabyuka nkabona
iruhande rwanjye abantu baraseka kananjye nseke iruhande rwanjye abantu barajya ku ishuri bakiga nanjye nzajya ku ishuri nige ku buryo mu bantu twabanaga nta wari uzi ibyo nabayemo nuko twabayeho na petit frère wanjye wenyine sinari nzi ukuntu yarokotse ukuntu byagenze uko yirutse uretse ko yambaza buri gihe mama warabibonye uri sûr turagenda tubaho nk'abandi bantu u Rwanda abantu bose bari kongera kubaka kongera gusanasana kongera numvaga nta place ihari yo gutangira kuvuga ibyanjye nanjye simbyumva yenyine hanyuma umwaka 2 ndagiza mes études secondaires en biochimie avec brio ntangira gupanga mu mutwe ko nejo bundi bizagenda ngira cyane iyo rêve yo gushinga urugo ngira Imana ngira umugabo w'imfura umwana mwiza hama ubuzima buragaruka espoir buragaruka petit à petit uhunga babajyanye muri Congo Goma muri munawe mwahuye gute wari uzi ahari pas du tout ntabwo nari mpazi ntabwo nari nzi ko yaba yaranarokotse we aho bari avec son ami umunsi umwe ngo imvura yaraguye pe imvura nyinshi ariko yari mu Rwanda kuri uwo mugenzi we yari mu Rwanda kuri mugenzi we ku Gisenyi hafi yo kuri Goma bagiye n'amaguru bagera kuri Goma twebwe twari à 13 km quand même yo ku Gisenyi aho ku Nyundo hama rero umunsi umwe ngo imvura iragwa bashobora barambuka bageze hakurya mu Rwanda baravuga Igiswahili babona abantu nta bantu biruka bamenya ko bageze kuri Goma barazerera bakomeza bagenda bashakisha hanyuma umuntu w'umubyeyi umwe aza kubafata aho nyine ari abana bari aho kwibarabara umunsi umwe rero baza kumva ko ngo orphelina yo ku Nyundo yabaye evacuée ikibazo kiguma ari cya kindi umuntu abana n'umusaraba nk'uyo gute sinzi ko ari n'umusaraba sinzi ko umuntu yabyita kuko umuntu n'umuntu w'abantu umuntu yamara umuntu mu bandi bantu iyo ubyutse uno munsi ejo ugasanga ba bandi bose mwari kumwe ya shene y'abantu bagize ubuntu mayo zakataguritse zose zaciwe usanga usigaye uri hagati kareremba gutyo wagerageje gusigura hariho wewe hariho abandi bose abo iyo miryango y'abatutsi biciwe abantu bose iyo muganira umuntu aronka ingufu gute zo kuvuga ati ngomba kubaho ngomba ubuzima bugomba kuba amatraumatisme abangana gute ingufu zivahe izo traumatisme z'umuntu abantu nazo gute abakubwira yewe n'abanyeshuri kenshi bakunda kumbaza icyo kibazo mwabigenje gute comment vous faites pour vivre ntacyo ujya kubona ukabona ubuzima buragutrema gusa ariko ikindi wenda ntavuze ni uko utekereza abantu bapfuye basaba imbabazi abana batoya tubabariye ntabwo tuzongera kuba abatutsi ugatekereza abantu birukansi bakihisha paka bageraho bakabica iyo uko gushaka kubaho no gukira ukarusimbuka abantu bose bapfuye bifuza ko bababarira yagira gutya wowe iyo wisanze uri muzima
kiwe ni ikintu nishiraga mu mutwe hahandi numva byanze mu mutwe ngatekereza papa yakize rimwe kabiri 73 nanone arongeye ararusimbutse aho banamwishe nabi cyane kuko bamuhambye ari muzima ndavuga nti naba mbahemukiye kuba jewe bataranankojejeho urutoki ntangiye kuvuga nti ndabiretse birananiye nkumva ari lâche nkumva naba mbaye lâche yo kudakomera kuko jewe naratinyaga umuhoro naratinyaga umupanga naravuga nti bashobora kungeraho napfuye umutima wahagaze nagize imana ntabwo sinigeze nkubitana n'intera hamwe na rimwe sinigeze niruka ku gasozi ngo nanirwe uretse kuguma hariya nihisha noneho ngo ni iyo chance naba nyipushije ubusa ubwo icyo nkabatekereje gutyo ngira ngatekereza nkavuga nti mon frère musize noneho yababaye imfubyi 2 fois ngatekereza Yvette papa we après arambwira ati occupe-toi de ta petite sœur ngumana iyo poids ya responsabilité kumva ko aho rero biragusunika ejo kongera ukabona autour de toi abantu barabayeho neza kubona nanjye wenda peut-être nzagira ngo byibagirwe ikindi naravuga nti bizagira aho bifutame mu mutwe nongere ngira ubuzima mbese nko guhanagura un disque ikongera ikaba nshyashya c'était pas le cas par contre mais kubana na traumatisme kubana ni les images les odeurs ni ikintu kigoye abantu bose on n'est pas tous égaux devant le traumatisme simvuga ko nkomeye kubarusha abandi ariko nagize imana ko nari ngeze ahantu hahandi nabonye affection y'ababyeyi ipakiye kabisa kuko twari famille igitangaza y'umama papa bakunda n'abandi bantu bakunda abajene bagowe iwacu hahoraga hari abantu hari une vie y'ubumuntu nabonye iwacu nabonye kwa sogokuru nabonye muri famille élargie nkibaza ko quand même nako kadoze nako kafashije gukomeza vuga ni okay baraduhemukiye batugiriye nabi ariko niba ndiho kugira ngo nzakomeze mbavuge nabaye tenu cyane na devoir ya mémoire nubwo ntari nzi ukuntu bizagenda hanyuma ikindi ni imana kuko nageze aho ndavuga nti ibi bintu ntabwo nzabishobora ntangira gusenga ngasenga ariko hahandi kiliziya gatolika nari naravuze nti ciao c'est pas possible ibintu byose naboneyemo nkumva ni hypocrisie totale ariko umutima wanjye nguma mfite un certain espoir ko imana tutabona tutazi tutumva umuntu ashobora kugenda akirekura akarira nanga rero systeme y'abantu nanga les religions pe ariko ndavuga ni imana ibaho yifata umutima wanjye ne kuzapasuka hafi imyaka irashira indiraza umwaka ntago uba umeze nk'undi hari umwaka wiyakosha ku je vais mon diplôme kabona diplôme urayibonye donc jewe nabayeho ni fixe à chaque fois auto objectif duto je vais travailler pour kurira mon frère nawe arangiza amashuri abona byo birarangiye ubu noneho ngiye gukora nkore nama heure supplémentaire ngura inzu
izo objectif ugiye ubu rero nk'ubu muri objectif bafite ndashaka kubona abana banjye barangiza universite ibyo ukuva haba n'utuntu tw'umoteri dutoya ariko kubana na douleur yabyo ibintu bigoye abantu barishwe mu Rwanda bashaka kubamara abatutsi bashaka kubavaho bagahera ntibahera basubira barabaho bashoboye gukira abandi baravuka ariko ugasanga hari n'abandika basa n'abashaka kuvuga ko bitabaye uko icyo cyo ubana nacyo gute ko mbona kiri naho uraca mu mabiblioteke ugasanga ibitabo bivuga ibintu bigoye gutegera uzi ibyabaye ibyo bintu umuntu abana nabyo gute byo bavuga ko ibyabaye bitabaye kandi wowe uzi abo wabuze n'abandi biri mu bintu njyewe byampagurukije mu Bubiligi nkajya muri engagement ya muri monde associatif kugira ngo nkorere memoire kuko iyo wumvise langage ya négationnisme ibyo bavuga baragaruka bakavuga ngo twebwe nitwebwe tubeshye donc wowe utanga témoignage y'ibyo yabonye n'ubwo utayitanga bahita bavuga ko ari wowe ubeshye donc jewe nk'ibintu nabonye nabayemo abatutsi barabeshya kugira ngo nukwigira victime jewe maze kubona uko babikora cyane hano mu Bubiligi kuko ni indiri ya négationnisme navuye hasi njya muri engagement yo gusoma yo kuavertisa vraiment yo kuba lanceur d'alerte auprès ya politique kubabona bageze mu maliste électorale ukavuga uti abantu interahamwe nubwo uyu munsi zitambaye amashara ahubwo zambaye costume ariko ntaho batandukaniye mu bintu bibabaza umuntu warokotse jenoside iyo ari yo yose jenoside ni ukumva uwayikoze avuga ko ntabwo ariko byagenze négationnisme nicyo kintu gitoneka umuntu warokotse jenoside ariko aho tugeze kamwe mu gihe ndavuga nti okay ni urugamba umuntu agomba kurwana avertir turarwana mu mashuri tukarwana mu kwandika ibigomba kwigishwa mu mashuri ahangaha mu Bubiligi turiho turasaba yuko batwemera ko mu masaha yo kwigisha amateka histoire hajyamo page ya jenoside mu Bufaransa twabigezeho muri 2020 ubu histoire irigishwa donc mine de rien baduha natwe izindi mbaraga zo gukomeza kurwana kugira ngo byibuze abana bazasigara kuzaba tutarabakoreye imbazi bashobora kugenderaho négationnisme ni ikintu kiri insupportable Felicite rya mukuru murakoze cyane kuba wafashe aka kanya ko gusangira n'abakurikira ibiganiro byacu ayo wabonye byakubayeho kugira bigire icyo bifashije n'abandi bigire icyo byigishije ari abo bihingoga zo bashikiwe n'amabi nk'ayo kuronka ingufu zo kubaho ari abashobora kumva ibintu nk'ibyo kugira ntibizo bisubire naho umuntu abona umenga tubyamamo n'ubu mu karere hari ariko barahigwa n'ubu ariko urakoze kuba wadusangije ibyo waciyemo no kubona ubuzima n'icyatumye ushobora kuguma uri umuntu witeka ahagaze afise ubuntu naho umenga isi isa niya hamwe ngo ijuru ryubamye urakoze cyane murakoze namwe cyane